Mugeze kwitegura
Uwiteka abahe ngiye uhagaze imbere yanyu nitwa Kanakuze Pascal. Tugiye gufatanya muri gahunda y'ubuyobozi bw'amateraniro y'ubukwe muri uyu munsi. Mbere y'uko tugira izindi gahunda tubagezaho, tugiye gusenga ariko tubanje kubahagurutsa ngo turirimbire hamwe indirimbo ya 202 twese duhagaze. Nituyisoza turasenga maze tubagezeho gahunda. 202 Senge tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi wabanye natwe twese abaraha ngaha. Kubw'ubuntu bwawe waturinze ingendo zari ndende, kandi n'abagenze hagufi ntitwagomba kurindwa imbaraga z'umubi tutarinzwe nawe. Himbazwa kuko ukora ibikomeye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugusaba kugira ngo iyi gahunda y'umuhango w'ubukwe bwa mwene data na mushiki wacu bagiye guhamisha kurushinga uyu munsi, turagusabye kugira ngo uzamwubakire, kandi ababonetse aha bose ni ukuri imihati yabo bagerageje kugeraho ukabibashoboza, nabo turabigushimiye ubihimbarizwa. Komeza kutuyobora muri gahunda zose z'uyu munsi, turinde Satani. Ibikwiriye byose byatuma uhabwa icyubahiro, tukazahabwa ubugingo buduhera ubuntu, tubigusabye mu izina rya Yesu. Abo mvuga ni Bakunda ufite Simeo, ni umusore cyangwa se ni umukwe. Umugeni ni Ingabire Alice n'imiryango yabo bombi, n'amatorero n'inshuti n'abavandimwe. Reka rero dushimire Imana ibyiza tugeneye, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Icyo tugiye kubabwira ni uko turi ku masaha ya 6:53, tutangiye dutinzeho gato. Rero turagerageza kwihuta, kandi ndatekereza ko buri muntu wese ubigiramo uruhare nawe araza kwihutisha gahunda kugira ngo dufatanije hamwe twese. Uyu mwanya tugiye kwakirana. Muri uyu mwanya wo kwakirana ariko tugiye kwakirana niyo ngingo ya mbere. Nyuma yo kwakirana turaza kwakira indirimbo y'abasore baherekeje mugenzi we. Ndagira ngo ni abasore b'abahungu cyangwa se abakwe, abasore baherekeje umukwe baraza kuririmba indirimbo ibanziriza umwigisha wacu. Nyuma y'umwigisha turaza kwakira indirimbo y'abakobwa baherekeje mugenzi wabo,
nyuma y'iyo ndirimbo harabaho kwakira ijambo nyamukuru ry'uyu munsi. Hirya ijambo ry'Imana turiba tumaze kwiga rya mukwe mukuru n'umusanga mukuru bari baganira ku twicaje ahangaha. Nyuma y'ayo magambo turaza kwakira cyangwa se gushyigikira urugo rushya mu gutanga impano zitandukanye buri muntu wese yaba yazanye agiye gushyigikira uyu rugo rushya rwubatswe uyu munsi. Hirya y'izo mpano turaza nanone kwakira umuryango nanone wa Simeo uraza kwakira mu buryo bw'ibifungurwa n'ibinyobwa abantu bose bageze ahangaha muri iki cyicaro baje mu bukwe. Hirya yabo haraza kubaho gahunda yo gusoza amateraniro muri iki cyumba cy'ubucuriza n'ubukwe, noneho habeho gufata amafoto y'urwibutso ubwo amateraniro y'ubukwe arabashoje. Ndagira ngo rero kwakirana rero abo tugiye kwakira turabanza abasangwa kuko nta bandi mwaje musanga ahubwo ni mwe mugiye kwakira abashitsi baje batugendereye, ariko turabakira nabo tubavuze mu mazina. Ndavuga abasangwa. Ubwo abasangwa bagizwe n'ibyiciro bikurikira: ni umuryango w'abakunda ufite Simeo uhagarariwe na Ndeze Yesaya, ariko akaba ahagarariye umuryango w'abakunda ukize Simeo. Abo ni abasangwa. Wongereyeho itorero rya Buruhukiro aho ababyeyi b'umusore batuye, ukongeraho itorero rya Gisozi aho umusore abarizwa kuri ubu ngubu, noneho ukongeraho n'inshuti n'abavandimwe b'umuryango. Abo bose tuvuze ntibazamura ibiganza byabo aho bari kugira ngo twakirane, tubone kwakira abashyitsi batugendereye. Aho muzamura ibiganza ngaho tuvuge ngo twakiranye mu izina rya Yesu, twakiranye mu izina rya Yesu. Imana iduhe umugisha. Murakoze. Ariko mufite amajwi magufi sinzi niba ari uko amasaha akuze sinzi, gusa natekerezaga ko kugira ngo tugaragarize abashyitsi bacu batugendereye ko tubishimiye. Amajwi uko mungana ntabwo ariko muri kuvuga, rero sinzi ko byagenze, ariko natekereza ko ashobora kuba wenda n'igihe tutari kutamvise neza kuko njye ndi kuri bya mikoro, mushobora kuba mwavuze cyane ariko sikumve neza. Noneho tugiye kwakira abashyitsi bacu. Ndavuga umuryango, umukobwa twavuze izina ni Ingabire Alice, ariko nanone umuryango uhagarariwe na Shoboza Kalisa, noneho n'itorero rya Kabeza nibo baduhekeye uyu munsi. Ariko mbere y'uko ibyo bivuga, uyu mushiki wacu cyangwa se umugeni wacu aje aturutse hakurya y'umugabane wa Afurika mu gihugu cya Amerika. Murumva ko urugendo rwabaye rurerure. Mu by'ukuri nabo gushima Imana bashima Imana cyane kuko urugendo rwabaye rurerure. Hagomba kubamo impanuka zitandukanye, hagomba kuba ibikereza uru rugendo ni byinshi. Rero nubwo nabo mu gihugu dufite amashimwe menshi, ariko no kubona umuntu avuye hanze akagera ahangaha uyu munsi ukaba wageze, nabo turabishimira Imana. Rero akomotse muri leta ya Arizona mu mujyi wa Phoenix, aho ngaho niho umukobwa cyangwa se umugeni wacu aturutse. Mbese murumva aho hantu mu rwego atari kure cyane, nubwo tutarahagera bamwe, ni kure rwose. Ibyo gushimira Imana ni byinshi. Noneho navuze ko umuryango w'umukobwa uhagarariwe na Shoboza Kalisa, hari itorero rya Kabeza, hari inshuti z'umuryango. Abo bose reka tubasabe bazamura ibiganza byabo kugira ngo nabo tubakire. Mwababonye? Hano muzamura amajwi yanyu tubakire. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Imana ibahe. Murakoze. Ndumva dutangiye kuzamura amajwi cyane.
muri abantu tuza kwakira ndagira ngo muri uyu mwanya wenda by'umwihariko reka dusabe ba nyina wabo n'inshuti z'umuryango, ariko turabakira mu buryo butandukanye kubera ko dukeneye kugira ngo ibi bintu tubikore kandi byihuse. Hari ba nyina wabo w'umukobwa, nibahaguruke kugira ngo tubabone. Murakoze. Noneho hari n'inshuti z'umuryango, reka tubasabe na mwe namwe muhaguruke. Inshuti z'umuryango w'umukobwa, murakoze. Ngaho muri aba ngaba rero by'umwihariko reka mumfashe neze Yesaya n'abantu baduhagarariye twakire bariya abantu bose duhagurukije, kuko nabo baturutse kure kandi nabo murumva ko ni urugamba rukomeye. Ngaho tubakire, turabakiriye mu izina rya Yesu. Imana ibakumvisha. Nta zindi gahunda zo gukurikizaho tumaze kwakirana. Reka dusabe abasore baririmbe indirimbo ibanziriza umwigisha wacu, ariko batarahaguruka dufite umwigisha wacu ugiye kutwigisha ijambo ry'Imana. Muri ubu bukwe niwo mwanya wa mbere, niwo mwanya w'ingenzi dufata kugira ngo ubu bukwe bwacu bube bwubakiye ku ijambo ry'Imana by'ukuri. Ni mwene data ntakiruta Imana, simuhagurutsa araza guhaguruka mumubone, noneho nawe mufashe tumwakire. Turamwakire mu izina rya Yesu. Imana imumuhe. Yeah.
abasigaye bose n'abagorozi cyangwa batamutasha rugambe mumfashe nabo tubakire kuko turabishimiye cyane. Turabakire mu izina rya Yesu, Imana ibahumugisha, murakoze. Aho ni karibu mwigisha. Iyo tugiye kuganira ibi bwerekeye amazina nitwa Ntakirutimana Emmanuel. Muri ibyo bihagije mwene so dusangiye kujya mu ijuru. Reka noneho tugerageze kuvuga bike byerekeye ubukwe mbere y'uko twinjira mu nsanganyamatsiko mbabwira. Reka dusenga Imana. Urakoze Muremyi wacu, turaguhimbaje cyane ku bw'ibyiza byinshi birenze ibi by'ugukorera habwa icyubahiro. Turi imbere yawe twishimiye ko mwene data na mushiki wacu bubatse urugo, imiryango, inshuti, abavandimwe, twese turanezerewe. Niwo duhaye umunezero uhimbazwe by'iteka ryose. Uru ni urugendo rusaba ubwenge n'imbaraga no kukwishingikirizaho. Nibyo tugiye kuganira, bana natwe, kandi turimo n'abamaze iminsi bubatse zimeze nabi, zinyeganyega, zidashinga. Ude kuzivugurura twungukiye kuri aba, naho twigishe uruhu bwawe, twisabye mu izina rya Yesu, amen. Iri kutubwira ngo icy'agaciro cyose kirarindwa. Naho musubiremo numve niba mwumvise. Nuko niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganira. Ubukwe ni ubw'agaciro. Ubukwe ni ubw'agaciro. Ndavuga agaciro kabwo mu buryo bugera nko muri butatu. Icya mbere ni uko bwahanzwe n'Imana ubwayo. Byanditse mu Itangiriro 2:18 ngo Imana yari imaze kurema Adamu na Eva. Imana yari imaze kurema ibyaremwe byose. Ngo yabiremye mu minsi 6. Ariko aho ku musozo ubwo yaremaga umuntu byo byabaye ibitandukanye n'ibindi, kuko yamaze kumurema irangije imuha akazi. Imirimo yari imuhaye si iyindi, yagombaga kwita ibimera, akaba no kubyita amazina, akita n'inyamaswa. Ahera ku bimera, umurimo arawurangiza, akurikizaho inyamaswa, azita amazina. Ariko igitangaza cyahabaye ngo ni uko inyamaswa zamunyuzwaga imbere, ngo hatambukaga ingore n'ingabo, ariko wowe ari kubyita amazina ahagaze wenyine. Noneho igitekerezo ngo kimuzamo, yari afite ubwenge bwo kwibaza no kujambura. Yibaza ukuntu intama iri kugira atambuka ari ebyiri, ihene ari ebyiri, inka, ikimasa n'inyana. Yumva biramushobeye. Akibaza icyo kibazo nibwo uramurongo mu Itangiriro 18 Imana yavuze ngo si byiza ko uyu muntu yaba wenyine, reka nawe muremere umufasha umukwiriye. Ubwo rero agaciro ka mbere k'ubukwe cyangwa se ko gushinga urugo ni uko ari umugenzo udakomoka mu bwoko bwanyu. Si umugenzo washyizweho n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa Kongo cyangwa Tanzania, si n'abazungu. Si umugenzo wavumbuwe n'abahanga, ahubwo ni umuhango wahanzwe n'Imana. Ikintu rero cyashyizweho n'Imana, kugisuzugura, kugitesha agaciro, ni wowe uzahangayika. Rero mbibutsa ko basoma ibitabo, mu gitabo bita Abakurambere n'Abahanuzi, ugiye gusobanura umurongo tumaze kuvuga. Ni urupapuro rwa 46 ku basoma Icyongereza. Handitse ko Imana ariyo yizihije ubukwe bwa mbere, bityo bituma uwo muhango umuhanzi wawo ari Imana yaremye ijuru n'isi. Abaheburayo 13:4 gushyingiranwa kubahwe na bose. Ni imwe mu mpano za mbere Imana yahaye umuntu, kandi ubukwe ni bumwe mu mpano ebyiri. Na nyuma y'uko Adamu agwa yakoze icyaha,
ni bimwe mu byo yemerewe gusohokana kw'imperekeza hanze ya Edeni. Ubwo kubasoma iki gitabo haranditse ngo it was one of the first gift of God to man. Ni imwe mu mpano z'ibanze za mbere Imana yahaye umuntu, and it is one of the two institutions that after the fall Adam brought with him beyond the gates of paradise. Kandi nani kimwe mu tuntu tubiri na nyuma y'uko Adamu agwa yahawe kw'imperekeza aturengana amarembo. Amaze gukora icyaha yagezwe byose. Yari yambaye kudapfa aragwa gupfa. Yari yambaye ubwiza bw'Imana arabunyama. Yabagaho bataruha araruha. Yari araho batanyagirwa batazicwa n'izuba, ubwo biba bitangiye kwinjira. Bari mu isambu nziza itagira ibitovu n'amahwa, birukanirwa aho biri. Noneho Imana ngo irareba iravuga ngo uyu muntu nyaze byose bitewe n'icyaha yakoze, najiyo akajya ahora ari uw'agahinda, kurwara, gupfa, kuruha, gupfusha ibyo gusa, azicwa n'umutima bimugature. Reka mu tuntu tubiri tuzajya nibura turahembura impagarike. Icya mbere, Imana yamuhaye isabato ngo ajye akora mu minsi 6, kuwa karindwi aruhuke. Irongera imuha ubukwe. Ubu mu bukwe buri ku gaciro kangana n'ak'isabato. Biranganya agaciro kandi nazo murabibona. Uro yuko mwicaye aha, iyo mwavuye, imirimo mwaretse, inyungu zanyu, harimo n'abafite imirimo yinjiza menshi, kandi nubwo twaba abanyakabyizi badeye iwaka abantu 500 400 bicaye ahantu, dore uko batagikorera igihumbi ari 2, ubwo urumva ko haryamye miliyoni. Amatike yo sinayavuga, ni izindi nk'eshatu. Ayavuye muri Amerika n'ahandi ho murumva ko ari menshi. Hari ababyeyi, hari abapapa bafite ibyo bakora byinjiza, ubu babihombye babiretse. Nabo sibo, ni Imana yahaye ubukwe agaciro, yabibatsindagiye ngo bajye babyubahiriza nubwo byaba ari iby'umuntu usuzuguritse. Rero ubukwe Imana irabwubaha ngo ibyo yabikoreye kuri ya miruho yacu, ya miserero nena rudi, niko abaswahili bavuga, niba uyu munsi twibagirweho. Kandi ubwo bwo kuba twinjira mu iyi sare wagira ngo hari ntitugira ubwenge, ndi kubona na telefone mwazirambitse n'imishinga yahagaze. Ni agaciro Imana yahaye. Ubwo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri muzayisoma muri Yohana 2, mwereke umurongo wa mbere, namwe ubwanyu mujye mwisomera. Haranditse ngo ni Yesu ataha ubukwe bwabereye ahitwa Ikana y'i Galilaya. Ntabwo ngiye kubabwira icyo gitekerezo, oya, ahubwo icyo nshaka, Yesu ari mu isi ngo yaraje aje gushimangira ibyo se yashyizeho. Hano niyo mpamvu yabwiye abantu muri Matayo 5:17 ngo mwitekereza ko nazanywe mu isi no gukuraho amategeko, sinaje kuyakuraho ahubwo naje kuyakomeza. Si ibyo gusa, ngo yaranaje kuko Imana ari urukundo, ngo abamurebye, ababanye nawe, abazi ibikorwa bye bongere barebe Imana muri we. Noneho umusozo yaraje buri hame ryose ritanyuranye n'ijambo ry'Imana ryashyizweho, abantu bakaryoroshya cyangwa se bakaba batarishyira mu mwanya waryo ngo yongere rishimangire ko n'abaryemera. Habonetse arangije aranatwerera ibitabo dusoma biratubwira ngo nawe yarashyize kashe ku gaciro k'ubukwe. Ubukwe ni ubw'agaciro. Tugiye muri psychology cyangwa se mu biga ubucengeramuntu, iyo umuntu adashinze urugo, niba ari umukobwa ngo agire urwe rugo, niba ari umugabo ngo agire umugore, babyare, nibagira umugisha, bakira abashyitsi, bagira imishinga, be kuba indira y'ubwo ajya akorera 5, abara ngo hariho korode na korodina, hari ikayi n'ikaramu, hari mituweli na garidiyene bari kwishyuza. Biriya ni isomo ryiza, nta wundi wabikwigisha. Akaba ariyo mpamvu nta dini bibuza umuntu gushyingirwa, ibyo aba ari ibinyoma. Nta butagatifu butuma umuntu azaba atarwubatse, ibyo aba ari ibinyoma. Kutuba ku rugo ngo ubyare ugire abana biterwa n'impamvu, ni ibyago n'umuvumo. Ibi mbisubiremo, nta hantu Imana yanditse ngaho. Ubwo ndasoma kamere kube episikopi, banditse muri Timoteyo ya mbere igice ni icya 3
umurongo n'uwa mbere haranditse ngo ijambo ni ryo kwizera. Umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. No kuba umwepiskopi akwiye kuba inyangamugayo, no kuba umugabo w'umugore umwe. Akwiye kuba ari umugabo ufite iki? Umugore. Bifite icyo bivuze. Aba bose mubona nubwo baba bafite imyaka 50, 60, 70 batarubatse urugo, baba babyigize, baba ari ababitewe n'ibyago n'akaga, hari ubwenge badafite kandi bazapfa batabugize. Nta n'icyo bakora, nta naho wabisesetsa, ntibabibetera mu rushinge ngo bijyemo. Byigishwa nuko umugabo agize umugore akamenya ibyo azamukorera. Umuntu abyigishwa nuko umugore agize umugabo bakigana imico akamenya ibyo asabwa kumukorera. Rero no mu buzima bwacu n'impagarike n'ubwenge busanzwe kugira urugo nta gisa nabyo, wabibuzwa n'ibyago. Ku mugore ngaho Rusi igice ni icya mbere umurongo no wa 9. Ku mugore Bibiliya iravuze ngo igice cya mbere umurongo wa 9 niho Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Niba abakobwa Orupa na Rusi igihe bari bagiye gutandukana na nyirabukwe, abagabo babo bapfuye, ni nyirabukwe wari bagiriye inama ngo dore ndashaje sinzabyara, muri batoya, muri n'iwanyu njye ndi impunzi yahahungiye, ndatashye subiye iwacu, murakurikira nzabamarira iki? Hari n'abababwiye ngo naho nabona umugabira ijoro, uwo nabyara ubundi mwazamurigira. Aragira avuga ngo mugende Uwiteka abahe mwembi kuzabona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Nongera nsoma undi murongo 3:1. Nawe nyirabukwe abwira Rusi ati rumaze iminsi rukecuye narwo rukongera rukazamo agahenge. Ibyo byashoboka kuko Imana yarabigennye ko ingo zacu ziba nziza. Ababo banditse muri Petero ya 2:17 nahanditse ngo barahiriwe kuko baburiwe hakiri kare. Ubwo mu gihe bamaze n'iminsi bashobora kuvugurura izabo hari ibyononekaye, ababa baburiwe hakiri kare. Ubwo niyo mahirwe baba baturusha. Ariko twese iteraniro ntabwo ari umukasi mwari gusa na mugenzi we, ahubwo natwe twakunguka. Ari nayo mpamvu uyu mwanya iyo uhabwa agaciro karuta ibindi byose bibere hano. Ngaho rwarindwa rute? Ni utugingo tugera muri 5. Icya mbere ni uko rugomba kubakirwa ku mahame cyangwa se ku rufatiro rw'ukuri. Urugo rugomba kubakirwa ku rufatiro rw'ukuri. Urufatiro rw'ukuri rugizwe n'utuntu twinshi, ndajya mvuga utw'ingenzi. Icya mbere ni uko iyo abashyingiranywe bakunda Imana baba bubakiye ku rufatiro rw'ukuri. Ndasubiramo, iyo abashyingiranywe bakunda Imana baba bubakiye ku rufatiro rw'ukuri. Ngaho abari aha mwese iri jambo muryumve. Nubwo abadamu banyu baba ari inzobe, abandi akaba ari barebare, abandi akaba ari banini. Mu bitabo dusoma icyitwa Guide de formation personnelle, ni urupapuro rw'161, haranditse ngo mu byiza byose mwene muntu bashobora kwishimira ngo ubwenge, uburanga, ubukire, imbaraga, muri ibyo byose nta kirusha agaciro imico myiza. Kandi imico myiza, abazasoma igitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, harimo ijambo sinzi niba mbanguka kuribona, kandebe ko ndibona, twebwe n'abana bacu, cyangwa se ku basoma igifaransa cyitwa Nous et nos enfants. Harimo ijambo rivuze ngo imico myiza, imico myiza, yego katurebe ko muhabona binyoroheye, byangoye ariko reka mvuga uko handitse ndahibuka. Haranditse ngo imico myiza ngo ahatari iyobokamana, ngo ahatari iyobokamana, ngo abantu bubaha Imana, ngo kuhategereza imico myiza ngo ni nkuko waha umuntu ikiraka cyo kurema umuntu akamushyiramo ubugingo. Numva nkarangije. Ahatagira iyobokamana, kuhabona imico myiza ni ikidashoboka,
niko kubwira iri teraniro riri aha n'ubwo washyiramo abarusiya n'abanyamerika ngo tureme umuntu agenda agira ubugingo. Byashoboka? Ahatari ukubaha Imana rero ntabwo hajya haba imico myiza. Noneho rero kubaha Imana ngo niyo 28 ibwira umuntu iti dore ko Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imigani 24:3 aho hakandikwa ngo urugo rujya rukomezwa n'ubwenge. Noneho kumenya akaba ariko kuzuza amazu ibikenewe muri rwo. Rero uru rugo ruzaba rwubatswe neza niba abarugize bubaha Imana. Bwira ababyeyi b'inzobe, bwira inkumi z'inzobe n'abarebare n'abafite imisaya myiza n'abafite mu nda heza bitewe n'icyo umuntu ashaka. Muramutse mutubaha Imana, ibyo byose uko bivuze ntabwo byubatse urugo. Mbese mwebwe mw'abagabo mwe uko muri aha uramutse ufite umudamu mwiza w'inzobe uko babivuga, ariko biterwa n'icyo umuntu ashaka. Mujya mubona ko hari abakunda n'iby'ubururu n'iby'umuhondo n'iby'umweru, biterwa n'icyo umuntu ashaka. Nuko abenshi mu bakunda mu inzobe. Ukaba wamusigiye barumuna bawe, iso, abakecuru, nyoko arwaye ngo mubanza gutekere, nawe wagiye isafari. Nuko waza ugasanga nyoko inzara yaramwishe, ariko ari akayobe. Umugore wawe ari akayobe keza rwose, afite n'imisaya myiza. Ninde wavuga ati nta kibazo nubwo wamwicishije inzara, uri inzobe rwose ntacyo nzagukundira iki? Ninde wakumva byaciyemo? Noneho mwumve ko urugo ruba rwubatswe neza iyo bene rwo ibyo bindi byose nta gaciro haramutse hatariho kubaha Imana. Noneho kubaha Imana, nasoma bimwe mu bitabo. Igitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, urupapuro 156 haranditse ngo urukundo rw'abantu rugomba gusa n'urw'Imana. Kristo wenyine niwe ubasha gutuma isezerano ry'abashyingiranywe rigenda neza mu buryo bushoboka. Urukundo abantu bakundana rubasha gukomera rugashora imizi iyo bakunda Imana. Urukundo abantu bakundana rubasha gukomera rwarangiza rugashora imizi iyo bakunda Imana. Iyo umuntu ategekwa na Kristo nibwo ashobora kugira urukundo rushyitse rw'ukuri kandi rutikanyiza. Kagaruke hepfo. Urukundo rushobora guhuriza imitima mu masezerano akomoka mu ijuru. Urukundo ntiruzaba urwo mu magambo yo kuryajya gusa. Nk'uko ijuru rirusha isi kubaha ibinoze, niko ubushobozi bw'Imana burusha ubw'ibindi guhuriza hamwe imitima y'abantu. Ikiboshywe neza nicyo kirama, kikihanganira ingorane n'ibigeragezo. Uko niko umutima uhwerwa ku wundi, uhambirijwe imirunga y'izahabu y'urukundo ruramba. Abashyingiranwa iyo bahushije intego bo ubwabo bakaba badakunda Imana, gukundana ntibishoboka. Reka mbabwire ko Imana niyo nziza iduha kubaho. Imana niyo nziza iduha ibyo kurya, iduha umwuka duhumeka, turarwara ikadukiza, niduha umutekano aho dutuye. Ibyo twishimira byose mu buzima, ibi mvuze muzabisoma mu gitabo cyitwa Inama ku Rusonga, ku basoma Icyongereza ni paje 17. Ngo no gutera k'umutima n'urugendo rw'amaraso, ibyo byose ni Imana ibikora. Abatwita bakabyara amahoro, ni Imana ibikora. None Imana niyo nziza. Ubonye umuntu utayikunda, wewe utazamukunda ati? Udakunda Imana nziza, wewe uri kumva yamukunda ate? Ubwo rero muzaba mugize umugisha niba urugo rwanyu muhereye ku gukunda Imana. Ibindi byose bizaza byikora. Ku kagingo ka kabiri kari muri iyi ngingo, ni ugukundana ubwacu. Abashyingiranwa iyo bamaze gukunda Imana, Abagalatiya 4:19 biba byaciyemo ngo kuko Yesu aremerwa muri bo, noneho nabo ubwabo bagakunda. Ngaho nasoma kino gitabo n'ubundi 216, ari ijambo bivuze ngo intekerezo, imico n'ubumuntu. Icya mbere haranditse ngo urukundo dukundana ni imbuto y'isano tugirana n'Imana. Urukundo dukundana ni imbuto y'isano tugirana n'Imana. Turi abagize umuryango umwe,
kandi turakundana nk'uko Imana yadukunze. Bigereranijwe n'urwo rukundo nyakuri rwejejwe kandi rwatojwe, urugero rw'abisi rw'amajyejuru n'ubucuti bw'agakabyo budafite ubusobanuro ni nk'umurama mu ngano. Ntabwo urukundo rwubaka urugo si igishyika cy'akanya gato, si uko bahuriye ku mazi, si uko banezerewe ari udusore turi kwifotoza bahengamye bacuramye kugira ngo ubone babikora. Biriya ni amareshya y'umugeni, ntabwo ari iyamutunga. Ahubwo iyo bakunda Imana urukundo ruraramba. Mu buzima habamo ibyo bise mu cyongereza ngo ni ups and downs, ni utubande n'imisozi. Mwabana none ejo akaba yarwaye uramuhegera, ijambo rikomeye. Ibyo byaba bira mu mwaka 2, 3, 4, 5 waba udakunda Imana bikaba bimaze kurukamura. Mushobora kubana mufite uko mwaramutse, ejo mukaba mwakennye kandi mujya mukuriye harimo amafaranga. Mushobora kubana ari inzobe kwa kuri mwabivuze, ejo isafurika mumenaho amazi atetse akaba urwirungu kagira ngo yarabembye, inkovu zikajya zikura bakajya kuzikeba Faisal, ejo bagasubirayo ukagira ngo ahari ni ingumbe wateye. Ubusaba kumukunda. Mushobora kubana ntazabyare, mushobora kubana akaba atazi guteka ntazanabimenye, byashoboka. Mushobora kubana akadukaho n'indwara iyo by'ubwenge ntibujya gutunganya byinshi, ibyo byashoboka. Iri jambo riravuze ngo iyo mwabanye ari urukundo wakomeye ku isano ufitanye n'Imana murakomeza mukabana. Abamaze utunsi ku isi najyaga mbibona mu myaka itambutse, ubu bantu barajijutse. Kabona umuntu azanye umudamu, babyaye umukobwa, bagira 5, hari hakiri ya ngengabitekerezo mbi, bagira 5 uyu mugore aciye umuryango, ubwo bakaba baramuharitse. Kandi ubwo kubiza ubuzima nta nubwo mu mubiri w'umugore haba n'umuhungu, ntawubamo, ariko akabizira agakubitwa akajya imigeri, mbese akazazanya. Noneho reka byara uturema, reka byara utumara. Hano baranditse ngo urukundo rubasha kubonera nk'isarabwayi kandi kwera kwako kukaba kwiza cyane, nyamara rukaba rukiri ruke kuko rutari rwavugutirwa ngo rugeragezwe. Aba bana n'aba barwubatse none ntabwo Imana yakwemera ngo isinyeho ngo murakundana urukundo rwanyu rutaragenza ute, rutaravugutirwa ngo rugeragezwe. Icyo gihe kizabaho, kandi kugeragezwa si bibi, gutsindwa n'ibyo bibi. Rero hepfo baravuze ngo nimugere Kristo wa mbere n'uwa nyuma muri byose. Nimumugira uwa mbere mukamugira n'uwa nyuma muzatambukamo amahoro, noneho mukundane. Ubuse ni bangahe bashyingiranywe babura urubyaro akaba mutaye ku gasozi no ku gasi? Mbese uwo wagize ibyo byago ubwo urazi ngo agahinda ufite n'ako afite akenshi ni akahe? Buri uzi kumurusha agahinda aragafite, yabuze n'iyo yishyira. Uwo ni wo kubwirwa ngo ndagukunda, humura, turi kumwe. Ubu ntabwo bakirwa ngo tukuri inyuma, niyo bakuri inyuma ngo bajye bagenda ntumenye iyo ni ukuvuga ngo turi kumwe, ndagushyigikiye, turi kumwe mu bibi no mu byiza. Rero urufatiro rw'ukuri ni uko aba bantu bakunda Imana, ni uko nabo ubwabo baba bakunda. Ku ngingo ya 3 ni ukwitegura gukorera abandi, ni uko bagiye kwitegura gukorera abandi. Umunezero w'umuntu ni icyo amariye abandi. Ndasomye imirongo ya Bibiliya, ni Imigani 12:17, haranditse ngo mu inshuti zikundana ibihe byose, kandi icyo umuvandimwe avukira ni ugukura abandi mu makuba. Imigani 19:22, ineza y'umuntu niyo imutera gukunda. Imigani 19:6 baranditse ngo abari mu isi bose umuntu wese akunda utanga. Aba bashyingiranywe rero n'abandi zananiye cyangwa byanze gucamo neza, ntabwo iyo ushyingiwe umugabo n'umugore baba bagiye kurema uruziga rumeze nk'inkongoro ya dede, bavuga ngo unyweramo dede wenyine, ahubwo muba mugiye kwagura amarembo kugira ngo abarya baze barye, abanywa baze banywe. Noneho umubyeyi wabonye umukazana none, umubyeyi wabonye umukwe none,
mu bitabo dusoma ubwo birasobanuye ngo yari afite umwana umwe none uyu munsi agize abana bangahe? Babiri. Yabonaga igitenge kimwe cy'umusore we cyangwa cy'umukobwa we, none agize umusore agize n'umukobwa, ubwo bibaye bingahe? Bibiri. Ngo ariko igiteye akaga iyo abantu batabwubatse bazi ikibajyanyemo. Mu nama z'ibitora umuzingo wa kabiri baravuze ngo nkawe umukecuru yakabonye umukazana umukunda ngo ahubwo akazimiza n'uwari umuhungu. Gikigishe ni ingo nyinshi aho ujya usanga umusore yaguriye nyina igitenge cyangwa se umukobwa yakiguriye nyina, bose barareshya kuri iyo ngingo, nuko ugasanga uwo mugore araje ati rero uzabanze umbwire neza niba untunganye na nyoko, niba untunganye na nyoko ubanze ubisobanurire. Ariko akambwira bara ni ubushishi bwahishe inkono y'ibyuma. Nyina w'umuntu ni mwiza, abanyarwanda baravuze ngo ntakabura ntikaboneka. Nugira ibyago ukabona umugabo wawe ntakunda nyina, ukaba ugize ibyago ukabona ntakunda nyina, rero mutware wanjye kanyoko kavuye hano kagahaye wayabona upima ngo wakoze sheri wanjye, ukaba mutunze umugabo udakunda nyina, ariwe wamwongeje akamutwika amezi 9. Iyo dayimoni yamuteye kudakunda nyina, umunsi izakubirindukana azakumara mwamenye, kuko nyina mwiza yaramwanze. Ntabwo rero urutanyina ngo ntiwigeze umutwika. Muhuriye mu nzira mukuze, mwahuriye ku ishuri, mwahuriye mu kazi, mwahuriye i Kigali cyangwa i Bugesera cyangwa i Buraya, ariko nyina we bararemanywe. Umwe yaremewe urunda yundi, none aramwanze. Ubwo se wo uzinguriye hehe? Aho muzahumbe uwanze nyina azakwica, nibyo bizakurikira. Rero reka mbabwire ngo abashyingiranwa baba bashoye umushinga wo gukorera abandi. Iyo ubacitse mu burugisha mu isi, Migani 10:25, uvomera abandi azavomerwa, kandi uwibana amasaka azavumwa na rubanda. Abaroma 2:7 ni nabwo bwiza. Abashaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa ngo ntibabishakire gukora ibyiza badacogora, kandi Imana izabitsa ubugingo buhoraho. Rero nimubyumve ko abashyingiranwe none binjiye mu mushinga wo kubera abandi ingirakamaro, kuko niho umunezero wabo uhishwe. Ibyo byanditse mu gitabo cyitwa Guide pratique d'éducation familiale cyangwa se ubuyobozi bw'umuryango bushyizwe mu bikorwa. Ni urupapuro rwa 420. Haranditse ngo iyo umugabo ashyingiwe agambiriye kunezeza umugore we, n'umugore agashyingirwa agambiriye kunezeza umugabo we, bombi bagiye kunezeza ababyeyi n'abana babo, bafatanije n'abana bagiye kunezeza igihugu n'aho batuye, haranditswe ngo bafite amahirwe menshi yo kuzava ku isi bakinezeza. Ngo ariko iyo umuntu agiye kwikunda, ngo nanjye bagira ngo ngire inzu yanjye, ngo nanjye ngo nanjye ndabereka, ngo nanjye ngo ngire umugore wanjye, ngo nanjye n'abanopesha, ukaba ugiye mu mukino wo kwikunda, uzarinda usaza utanezerewe, kuko umunezero wawe uhishwe mu bandi. Ibyo umariye abandi n'umunezero wawe, naho ibyo wimariye uwifuza mu bintu byose 530, haranditse ngo biba bihwanye n'imbuto iriwe, ngo kuko ishira ntiyongere kubaho. Rero iyi ngingo nayo ntabwo nyitindaho. Noneho kagingo ka nyuma gasoza iyi ngingo ya mbere ni uko ruba rwubatswe neza iyo aba bantu baziranye, ruba rwubatswe neza iyo abashyingiranywe bagenda ute baziranye. Uku kumenyana ndakuvuga mu buryo bugera nko muri bubiri. Icya mbere ndabarangira igitabo uvuga ibihanditse cyitwa Les Secrets de l'Amour cyangwa se amabanga y'urukundo, urupapuro rwa 229. Haranditse ngo iyo umuntu wagiye kugura imodoka, ayo naguze ariko ntabwo nabiyoberwa, ngo umuguzi mwiza ngo ntabwo areba housing, hari utumodoka munyamugura ukabona ni keza, ari umweru cyangwa umutuku n'ak'icyatsi kibisi, n'ababamba akamodoka ni keza. Ngo yaba ntabwo ari ibyo areba, ngo areba moteri uko ikomeye, ibyo ikenera n'ibyo wirinda wayiguze. Murabyumvise ko ari bine? Areba iki? Moteri uko ikomeye,
ibyikenera n'ibyo wirinda wayibuze. None barambika ngo bagabo namwe bagore mwashyingiwe cyangwa mushaka gushyingirwa, ngo urwo rugero murarwumvise, ngo niba murwumvise, ngo mbere yuko wiyemeza kuzabana na mugenzi wawe akaramata, ngo ujye uzirikana ibintu bine. Iyo bigucitse uba rwubatse nabi. Ngo icya mbere ngo uzazirikane soneredite, uzamenye ihererekanya nkoragirye. Kabiri, sanatire psikologike, ngo uzamenye imiterere ndemano cyangwa se indeshyo y'ubwenge bwe. Gatatu, les influences sociales ou familiales qui s'exercent sur lui, usirebe mu muryango avukamo n'urwego barimo, ngo uzamenye icyo byamutwaye. Kane, baravuze ngo uzamenye ses aspirations, ibi mwahagiza mu buzima cyangwa se imyitozo yo mu buzima. Ndabisubiramo, ni imiterere ndemano y'ubwenge bwe, ni akarande ke, ni ibimwahagiza n'imyitozo yo mu buzima, umuryango avukamo, urwego barimo n'icyo byamutwaye. Ibyo iyo ubizi ukiyemeza kubana na mugenzi wawe uzi ubutunzi, imodoka, uzi moteri yawe. Akaba kari mu isi isirimutse y'abaswa, umuntu yurira imodoka ku Gisenyi akurirana n'umukobwa atazi, bagahurira ku iyo ntebe yari tipe. Muraho uko nguruwahe muri wigeze bagera aho bakundana, bakagera Musanze babibwiye n'abandi bahuje ubugoni, bakagera Nyabugogo bapanze hoteli bari bukoreremo ubukwe. Abo baraziranye ni ingwe igiye gushyingiranwa n'imbwa, ntabwo baziranye. Bahuye niba ari indaya, niba yarananiye nyina, niba yari yagiye n'igisenge yarayo yigiye kurira ku mazi, ntabwo ndegera ute ntabizi. Niba umuhungu ari imbogo, niba ari n'ishuri yatorotse, niba yari yasahuye n'ibiro akoramo yayajyanye, ntabwo ibyo abizi. Bagahurira mu modoka bakaba bashiri, bagacyuza ubukwe. Ngizi ngo bageramo noneho batangira kumenyana ibyo bakagombye kuba baramenyanye hakiri kare, nubwo basanga urugo rurasenyutse, rukaba rumwe mu ngo ziranga iminsi y'imperuka. Noneho rero urugo rwanyu ruzaba rwubatswe neza niba ushyingiranywe na mugenzi wawe muziranye. Niyo mpamvu uri kubona iyi si ni isi y'umuswa, aho umuntu areba undi kuri telefone, Facebook, Skype, YouTube, akaba aramukunze. Nawe yifotoje yisize ya mavuta bayabonye muri bya bihugu bya Aziya, ayo bajya basiga agakecuru kashaje cyane, ukabona akarenge kaza gitoto nk'iry'umwana w'imyaka 18. Ariko se ubabaza ngo na selile z'umubiri nazo ziba zabaye ntoya, ziba ziketuye nk'uko yavutse. Nuko rero yabona iyo foto bagakundanira kuri Instagram, bazajya guhura barebanyeho, umwe yariye n'amafaranga atagirano, ugasanga urugo rutandukanye rutaraba. Mbere y'uko ushyingiranwa na mugenzi wawe, iyo mumenyanye muba murubatse ku rufatiro rwiza. Bana b'Imana, ingo nyinshi zananiranye zatwebwe bakuze, abenshi nuko byagenze, bagiye bahura gutyo ntacyo babanje kwibaza, nuko ziba umwaka. Bitumariye iki? Ubu kumenyana bitumariye iki? Reka ntange zimwe mu ngero, ndasoma bike. Ni ukuvuga ngo niba wize ihererekanya murage rya mugenzi wawe, ngo uzabihuza n'icyo ukeneye. Niba wize umuryango avukamo n'urwego barimo, uzabihuza n'icyo ukeneye. Iyo umukobwa agiye gushyingirwa, iyo umusore agiye gushyingirwa, arabanza agakora akantu kameze nk'akaliste k'ibyo akeneye, kagakore yenda n'ibihuza n'ibyawe wihangana. Ngo ni ntacyo ufite Imana yenda agiye gushyingirwa, ngendeye iki? Mfite umuryango w'abakecuru nshaka wo kubakorera, ngo nicyo ngeneye. Ndi umuhinzi ngira hegitari zera ibirayi, nshaka uwazihinga. Ndi umworozi, mfite igikuyu, nshaka uwajya agemurira abashumba. Narize, mfite superi kafe, nshaka uwakoramo. Ibyo ushaka ukeneye mu buzima narayagwije, nshaka wo kunderera abana akabarera neza. Buri wese ashyingirwa ariko afite icyo akeneye. None se ufite hegitari mu Kinigi akaba agiye gushyingirwa, uwafashe inzara akamadikaho izindi, kandi umunsi yashyiragaho inzara agashyiraho izindi, yarakubwiye ngo sinzabagana. Nicyo yaravuze.
none ugiye kumuzana mu isambu. Umunsi yafataga imirizo y'ifarashi akayombeka ku misatsi, yaravuze ngo sinzikwerera. Kandi njyewe nashakaga no tuzajya tuva mu ishyorongi twikoreye ibitoki turenijyanye mu mugo. None uzanye washyizeho imirizo y'ifarashi azatwikorera mbere y'uko ushyingirwa ibibazo biki ushaka. Uyu nzanye akomoka mu miryango y'abahugu kandi abiwacu bose nta bakene ishaka wo kubaho. Ubwo rwumva kuzaba wahushije intego. Erega hari n'abatuye iyo ruguru, ntabwo isi yose yari yasirimuka. Hari hahandi bagikora kuzuru gutya bakohereza ku rukuta batagira mushwara. Abo nabo tugomba kubitaho kuko niyo washyingiwe nabyo ugomba kubizirikana ngo hari abo ugiye kuzatoza gahoro gahoro. Atakuvuga ngo yapfunye ku makaro, yapfunyeho niko abizi. Ajya abona hasi bahacira agashyira umwana ku maguru akaharangiza za dosiye. Urasabwa kumwigisha gahoro gahoro kugeza nawe wiciyemo. Iyo rero ushyingirwa ukora imibare ukamenya uwo ushaka bitewe n'icyo ushaka. Kumenyana rero bijya bigira uruhare mu gutuma urugo rukomera. Nongera mvuge ibindi kuri iyi ngingo. Hari ikindi cya kabiri ndabarangira ibitabo kugira ngo ducungure igihe. Ndabarangira igitabo cyitwa Pour le meilleur pour la vie, tugenekereje cyitwa ngo tuzabana mu bibi n'ibyiza, ni urupapuro rwa 87. Ndabarangira ikindi gitabo cyitwa L'itinéraire du couple, ni page ya 45, n'icyitwa Un mariage réussi cyangwa se urugo byaciyemo, bikaba ariko tubyita. Muri ibyo bitabo byose haranditse ngo umugabo n'umugore ntituremwe kimwe. Ngo mbere yuko dushyingiranwa ngo buri wese aba agomba kumenya n'imimerere n'imiterere ya mugenzi we kugira ngo hatazabaho kubangamirana. Bavuze ibi bintu bikurikira, ibyo ndibuka n'ibyo ndavuga. Haranditse ngo mu miremerwe ngo abamama bagira igifu kinini, ubwo bakeneye kurya byinshi. Ubwo ninde uzajya asigira undi ku meza? Ninde uzasigira undi ku meza? Ninde basigira? Ntabwo musubije neza. Mu muco utazi imiremerwe bajya basigira umugabo. Ikijumba kinini, ikirayi cyiza, ikigori kinini, umugabo. Ubwo ndi kuvuga ahakiri umuco. N'abagabo burabo n'ubu basigaye bariho kandi babihaye. Agira impyiko nini, azahirwa n'ibinyobwa byinshi. Agira umwijima munini, uzamuha amahoro wongereho n'ayandi. Sinzi ibyo mvuze mu byumvise, kuko umwijima rwari ibyo kurya ukenera, ariko gukenera amahoro kuruta iyi mirire y'ibyo kurya turya. Agira tiroyide nini, ubwo uzamuha amahoro. Niyo mpamvu uruhu rworoshye, niyo mpamvu batagira ibyoya n'iby'abagabo, niyo mpamvu bashobora kurira umwanya uwo ari wo wose. Bagira ubwonko buto, ntabwo ari ubwenge buke, ibintu butabyitiranye, kuko bagira ikiro, abagore bagira ikiro n'amagarama ari hejuru ya 200, mu gihe abagabo bagira hafi ikiro n'amagarama 400. Ibyo bitumye umugabo ashobora kugira ubushobozi butekereza bwanzura bupanga byinshi kuruta umugore. Ibyo ni imiremerwe, nubwo isi yabyanze niko bimeze, genda no kubikuraho. Noneho ngo bagira ibihaha bitoya abamama. Ubwo bivuze ko turi ku nzira ntabwo twagereka. Intambwe yanjye niyabo ntibyahura. Ntabwo mpamvu yo kugushyira imbere kugenda utera ibigeni kuko utari kwihuta. Uzamujye inyuma ugende kuri ritime, kuko nukora ngenda turi igihaha kingana. Muri kariya gatabo baranditse ngo ku munsi umumama ashobora kuvuga amagambo 25,000, umugabo akavuga 12,500. Ubwo ni imiterere. Ntuzamubwire ngo yivuga make, azayavuge yose, ayasosoreyo aho bazavuge neza. Ko baraganira, bakaganiriza akana k'agahinja, bakaganira n'inzara yiganiza ati inzara nakukubuye mu kanya, n'icyuma arakiganiza ati wacyumara nakubuze, atakunda kubikanga urongera kuncika, amagambo yozareka yavuge apfa kutazimura. Rero kutamenya mugenzi wawe mukinjirana mu kubaka urugo ariko utamuzi bijya bituma umubangamira.
ukamugora, ukamusaba gukora ibyo wowe ushinzwe gukora, ukamuvuna, ukamusaba ngo abe kawe, kandi icyo ntigishoboka. Noneho aba bana mu muryango bazaba barubatse neza niba zirikanana umwe akaba azi mugenzi we. Ibi aba baburiwe hakiri kare, ariko ibyagiye bisenya ingo za bamwe ni ukubana na mugenzi wawe ibyo utabizi. Mu nkundire nimukire ku ngingo ya kabiri, ni ugushimangira agaciro ka mugenzi wawe. Urugo rurindwa no gushimangira agaciro ka mugenzi wawe. Reka tubwire abo bashyingiranywe, muhuye mukuze, namwe mwashyingiranywe mwahuye mukuze, ababareze baratandukanye, uburere babahaye buratandukanye, ibyo mukunda biratandukanye, ibyo muhitamo biratandukanye. Biragusaba ngo uzirinde. Ndasoma mu gitabo Intekerezo Imico no mu Muntu 439 byo bise personalite ya mugenzi wawe igomba kurindwa. 439 ni inama ku bashyingiranywe vuba mu kwihuza kwanyu k'ubuzima bwose, mureke urukundo rwawe wese rube urwo kunezeza mugenzi we. Ni ngombwa ko buri wese yita ku munezero wa mugenzi we, ibyo ni byo Imana ibashakaho. Ariko nubwo mugomba kwisanisha kugeza ubwo muhinduka umuntu umwe, ntibikwiriye ko umwe muri mwe azimiriza imiterere ye yihariye mu ya mugenzi we. Imana niyo nyiri imiterere yayo. Ibi bisa ngo ni imiterere yihariye, mu bitabo nibyo bise ngo ni personalite. Ni mbese uko uteye, ibyo ukunda, ibyo ushaka n'amahitamo yawe bitandukanye n'ibyanjye. Nta mpamvu rero zo gushyingiranwa ngo ugire abwira mugenzi wawe ubundi kuki ukunda isoko aramaze. Gukunda isoko si icyaha, kuki ukunda impungure bigutwaye iki? Apfa kuba atari itabi n'urumogi. Kuki ukunda kwambara ibipira, nashaka azambara ibya runigimwe, bipfa kuba bimeshe. Ntabwo ari ngombwa ngo umuntu azamere kawe, abisi bose ntibaba kawe. Ntabwo n'umuco wanyu ari wo kriteriyo, ntabwo ari wo kugenderwaho n'isi yose, keretse wanditswe hehe muri Bibiliya. Noneho muri iki gitabo urupapuro rw'58 nibaza ko hariho, yego, urupapuro rw'58 kino cya mbere kamasomo irindi jambo rito tunyarutsa: kurinda imiterere yawe yihariye, yaba umugabo cyangwa umugore. Ntawe ukwiriye kwemera ko imiterere ye yihariye irigitira mu ya mugenzi we. Buri wese ku giti cye afitanye isano n'Imana. Buri muntu muri bo agomba kwibariza Imana ati: icy'ukuri ni ikihe? Ikibi ni ikihe? Nasohoza nte imigambi yanjye? Ndataruka hepfo. Buri wese afite imiterere yihariye. Imiterere y'umugore ntikwiriye kuzinirira mu y'umugabo. Imana ni umuremyi wacu, turi ibiremwa byayo kandi turabaye kuko yaturemye ikanadutunga. Rero kuri iyi ngingo yo guhana agaciro, umugore umugabo iyo bahuye baba bakuze, bahura umwe afite inshuti n'undi azigira, bahura umwe afite ababyeyi n'undi abagira, bahura umwe afite ibyo akunda n'indi ibyo akunda, kandi bishobora kuba biteranye umugongo. Iyo bitari icyaha kinyuranye n'umurongo wa Bibiliya, urahiga utazabwira mugenzi wawe ngo ajya amera kawe. Ariyo mpamvu mu Itangiriro 24 Rebeka yashyingiwe, basaza be baramubwiye ngo urubyaro ngo bamwifurize umugisha, baravuga ngo urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi bawe. Ibyo se bisobanura iki? Byashoboka ko uyu muryango wa Simewo hari abo batumvikana, aba babyeyi bakagerageza ngo bumvikane, bikaba byarananiranye. None babonye umukazana, ubwo we rero batarebanyeho inshingano afite ni ukubageza hariya abo bananiwe kugera. Ubwo ari na Nyamuza vuba abaganirije, akabatwara neza, akabaryongaryonga, ashobora kuba agiye kubahuza, ubwo bakaba bungutse. Ntabwo ari ngombwa kubwira ngo waharanire ukandagireyo ngo nawe ntuzagire. Oya, nta munyagiro. Ngo twebwe hano rero ngo ntabwo turya impungure ngo nawe ntuzazikora. Oya, ibyo ntibibaho. Imiterere yawe ntabwo igomba kurigitira mu ya mugenzi wawe. Rero ibi mubyumve mu guhana agaciro. Ndongera ngaruka ku ngingo imaze kugora isi,
yitwa uburinganire. Ni iby'ukuri ijambo ry'Imana ryemera uburinganire, nubwo mu isi byabacanze bakagira ngo ni ubwuzuzanye, ngo ni ubufatanye. Oya, ijambo ry'Imana ryo ryemera uburinganire. Ariko ubwo buringanire ntabwo baringanira mu misitari gusa, ntibaringanira kuri konte gusa, baringanira ngo iyo umwe ari mu nshingano ze n'undi akaba muze. Ibi mu byumve bantu b'Imana mu bitabo dusoma bitubwira ko ari inshingano z'umugore akaba n'iz'umugabo. Umugore arateka, umugore yoza amasahani, umugore aramesa, umugore arasasa, umugore aravoma, umugore arapfundikira, umugore aravura abagize umuryango we. N'umugabo nawe wakaba nyiramiruho wo guherera ahakomeye, ngo kuko ibiruhanije n'ibipfunanye n'ibigoye niwe biba bigomba kujya ku mutwe. Noneho muri iyi si imaze gucanganyikirwa, abantu babifashe nabi. Umuntu akumva azaringanira na mugenzi we ariko atashobora inshingano ze. Uburinganire kabisubiremo ni iyo umugore ari mu nshingano ze n'umugabo akaba mu nshingano ze, ubwo baba baringanira. Kabaho urugero rufatika kugira ngo mubyumve neza. Hari ibigo burya bw'uburere nk'inganda, atubwe nk'inganda, niba uruganda rukora amabase cyangwa ibyuma, rukaba rufite umutekinisiye uzi gukora za formule zivanga ayo mabuye y'agaciro, rumubuze rwafunga. Nibyo, ariko nanone avanga ayo mabuye bagafashwa n'undi mutekinisiye uwoherereza amazi. Nimujya mubireba, nawe rumubuze rwafunga ntirwafunga, rwafunga. Hakaba n'abandi batagize icyo bazi, batazi no gusoma, bashinzwe guterura bamena, baterura bamena, baterura bamena, rubabuze nabo bafunga. Noneho burya bose barangana mu kazi. Mu byumve neza uburinganire ni iyo buri wese ari mu nshingano ze n'undi akajya mu ze akazikiranukaho, kuko iz'umugore nizo zituma umugabo ajya mbere, iz'umugabo wagiye imbere nizo zituma iz'umugore zitera imbere. Buriya utetse ukamesa ukagaburira abo bakecuru n'abo basaza, n'umugabo yagiye i Dar es Salaam kuzana 500, muhurije hamwe mwatera imbere. Ariko ugiye kuyazana ugasanga abandi inzara yarabishe, wasubirayo none ubwo muraringaniza. None se wowe ugiye urateka mukicarana nawe akagutumbira ntajya kuyazana, mwazatera imbere? None nawe iyo yagiye muraringanira. Kuringanira ntabwo ari ukuringanira ngo urateka none tekeje. Oya, ahubwo umwe mu nshingano ze n'undi agakora ize. Ibi ndabisoma kandi mfite impamvu. Ibihano by'itorero umuzingo wa mbere, ibihano by'itorero umuzingo no wa mbere, ku basoma igifaransa ni urupapuro rwa 473, haranditse ngo les refus de la part de la femme de suivre les plans de Dieu lors de sa création, l'effort qu'elle fait pour occuper des places importantes pour lesquelles elle n'est pas qualifiée, laisse vacantes celles qui leur sont destinées. Ngo bitewe n'uko umugore kuri ubu yanze kwemera umugambi w'Imana, ngo yemere kuguma mu mwanya Imana yamushyizemo mu irema, ahubwo akifuza kujya mu mirimo ikomeye atigeze ahererwa ubushobozi, ngo ibyo byatumye nawe yakagombye kuba ingirakamaro haba icyuho. Sinzi ibyo jambo muze muryumvise. Yanze umwanya Imana yagenda ute yamushyizemo, ajya mu mirimo ikomeye adashoboye, ngo none byasize icyuho naho yakagombye kuba ari ingirakamaro. En sortant de ça se fait, igihe yavaga mu mwanya yashyizwemo, la femme perd sa vraie dignité et sa vraie noblesse. We umugore agitakaza umwanya yari yarashyizwemo, awanza akawuvamo, yari ataye agaciro ke, yari ataye n'ubupfura bwe. Igihe Imana yaremaga Eva, ntiyigeze ipanga ko azaba insuzugurwa ngo Adamu ajye mukandagira, ntiyigeze inapanga ko azishyira hejuru ngo asuzugure Adamu, ahubwo yari yarapanze ko bombi bazaba bangana imbere y'Imana bareshya. Les couples ne devaient pas avoir d'intérêt en dehors de l'un ou l'autre de ses composants. Cependant, chacun avait sa personnalité en pensée et en acte. Umuryango wera ukimara guhuzwa, ngo ntabwo byari byemewe ko umugore agira inyungu ze n'umugabo akagira
bidahuzwa, oya, bari babaye umwe muri byose no mu nyungu, ngo ariko buri wese akagumana uburenganzira bwo kwitekerereza uko ashaka no gukora nk'uko ashaka atinya Imana ye. Noneho hepfo, igihe Adamu na Eva bakoraga icyaha, Eva yahanishijwe ko umugabo azamutwara, yagombaga kujya munsi y'ubutware bw'umugabo we, ngo ibyo cyari kimwe mu muvumo yari ahawe. Ariko aho ntarukira nahavuze ngo n'umugabo nawe ngo yaje konona ubutware yahawe, abukoresha nabi, ngo yumva ko azakoresha igitegetse n'agahato washinzwe. Ibi mu byumve ndabisubiramo, baba baringaniye iyo buri wese ahagaze neza mu nshingano ze, kandi inshuro nyinshi zishobora kuba zitandukanye n'iz'undi.